wavanye reba ukuntu imbeba zangize uzi ko nta joro na rimwe ndabyuka ngo saye zitandiye kandi shango zirya zinahuha mwana ikibi cyazo erega wowe niba zarakubonyemo agati karyoshye se uragira ngo zijye zibyibura saa zikurya da uhita mufite agati karyoheye ahubwo ari igihe nzabyuka sange n'ikirenge cyose zakiriye igihe zikurya umunwa ntabwo nakubwiye ngo haranureke ko hararuka byihorera ngo banga nzajya marara ngo n'ubundi imbeba ngo nta kintu hasi ubundi wazahiga simikombe umuntu akazite harya n'isimikombe yica imbeba cyane simuyapanya reka simuyapanya ubundi ikica imbeba zisigaye ziyiboroshesha se urumva zapfa simuyapanya ahita inywa amazi ikongera ikazuka ntabwo yapfa ubu si uko ko tuzabigenza ute buri joro uzihangana zizajya zikurya kandi ari igihe navuze ati reka ntiryamisha ariko sinsinzira numve ko imbeba iri buze ziraza zikandya sindi menye ese narebye we reba mwa reba mwa ntabagwe zaguhemukiye pe zaguhemukiye rero ikimbabaza nuko wowe turarana ntizinakurye ese gihe ikirenge kiza nk'iki cyanjye n'imbeba zagitinyuka uvuga ngo ahubwo wowe ufite ikirenge kiba kirimo n'imbaraga si ibyo mwana ubu urabona ikirenge cyawe mwana reka njyewe icyanjye ziranakiryohera nyine wowe kiraryoha ko nzi ko nyine warunuwe iki kirenge cyawe kiraryoha oya mureke mbakirano hari ibitagerera ngo sitaba iki kirenge cyane n'ikigi kibihuriye ko kiryoheye imbeba rwose biragaragara banzu rero ako nyine mwana nukuza uretse kwiragiza imana hari ibindi izo ni imbaraga sa nyinshi zari zarakwiye nasi imbaraga sa imbeba zirya imbaraga ese ubundi naho nyine reka turebe n'ahandi ugira ngo ahandi hari ikibazo giharira do uzi ikintu cya mbere imbeba zireba ibirenge byakuntu ari byiza ikamano ya muntu yashyira no mu cyayi wagira ngo ni tangawizi neza ameze nka tangawizi kabisa yuko bwiza bw'amano ubuse nkaho ufashe kandi uyu bw'amano jamari agenda igira digarafurere wase ku buryo umuntu ufite amano nawe wagira inama mwana buryo umuntu ufite amano nawe nta munsi n'umwe arambwira ijambo ngo yizwa ubwo si ubwiza nukuza avuga ibigambo izo nta nkweto zirimo wanjye aho wavuga ati imore kuki mana yanjye abo byakundaga ngo imore se ngaho zashu uzijya zimva aho zikujyeho ziba ari wowe zirya imore se ngaho zashunye ahaveho turi kwa kanuru ko gusa nzaza ndara nambaye amashashi nayahambiriye hano nzahiga ya mashashi y'ibiro 2 njye nyahambirira hano njyewe ko zizongera kumva ubanza ari imiswa ahubwo ushaka kujya wambara amasogisi wa mbese oya nimbeba kuko hari umuntu wambwiye ngo nawe ngo byamubayeho ariko njyewe ikimbabaza nuko ari buri gihe ako nyine umuntu afite amano nk'ayawe uwo muntu ni nkawe uzi ko unafite n'akarenge keza ukuntu gakanura ubundi uwo wariyesha njya semeruka kurya ryari nawe duherutse kurya mu ijoro ry'ubushize kuko karakanura nka mbega urubwa sinzi n'impamvu imbeba zikurya ubundi se ziba zikumvamo ahemazi bamwe baravuga ngo zibarya ngo ari uko ngo bariye inyama ngo bisize ngo amavuta y'ingurube ubu se nkanjye zimora iki ko icyo ni ikirenge n'imbeba zikurya nazo ni inkene pe ubu se nkawe nka garafurere umaze iki inzara yaranyishe simerutse kurya garafurere se njye ngiye kuzisundura njye ndaranganuye se ngo nkurinze imbeba jyewe niko bakubeshya ubu njye ndaranganuye n'incunga imbeba iza kukurya jye buretse ariko nafashe ingamba nzaza nambara amashashi birakureba shano ushaka kujya wambara amasogisi niko nakubwiye urumva uyu mujama wamufashe aya ni ayandi magambo tuza wowe wicecekere werega umuntu abikubwira ntibizongera ukundi nzaba nambara amashashi uzi yuko njyewe natacyegera amabebi kubera iki kirenge cyanjye uravugisha ukuri se mba numva afite ipfunwe ase tabura reka nkubaze ikibazo kimwe kandi nawe usubize wajya imbere y'bebi gute ufite agatsi nk'ako ngaho banza umbwire reka noneho njyewe bimveho nawe ugize imyaka 45 njyewe rwanyonga we rwanyonga barakubeshya ugize imyaka 45 barakubeshya nta mugore urashaka ubona ko udahombeye umuryango dore ukuntu gakanura ahubwo yakabere yangu wagiye umugira inama ariko urumva 40 ko numva yitubya 45 yose man ni 45 do yatangiye kuzana imvi gerayo niyo mpamvu aho za ubu buntu bw'Rwanda umujyaga agenda cyaro umusore yarwanya ngo nanjye isinkura oya agenda cyaro umusore kubera ko abana nukugira uretse reka nkubwize ukuri itonde mutuze mbabwire nago waciyeho ku mucyamo sibyo ndi kumwe cya cyana cy'inzobe twari turi kumwe kimwe kumwe nyine ngo kirange ndeko nanjye nyine nanjye ndakwemera rwose urashagena naho nakubonye none se hoya nari bireka tubyemere kuki utamufata ngo umushyire mu mago cyane cyane gita mu mago azaho ratu no muhungu rwanyonga
aragenda ngakabirasirayo ngakigarukira. Ese waranyubatse? Ubwo urumva ibyo ni ibintu kandi ikibi kiwe ntabwo bwakoresha agakingirizo. Atugenda reka ngo urabizi ndugira. Wenzazana umugore guta ku bana. Ubwo yazana umwana. Afite abana mu gasozi nta nubwo yabazana wenda. Abana ntabwo bakureba ariko. Shafite rwanyu. Sabana batatu bonyine. Washatse umugore. Sabana batatu bonyine nzabarerera mu gasozi kandi baza. Abana abakureba. Ntago ibyo bikureba. Uzahiga umugore mwiza ufite umutima mwiza. Umugore w'umugira inama. Reba ukuntu rwose washitura ideni imeze neza. Uri kumva? Jya umugira inama mwana. We mukunda no kuganira. Njyewe ntago yakwemera yuko dufata ikiganiro. Kandi wabukira mu gikora ibyo mwashyira bose irahemera wanje. Kubona mwana ninjye uteka buri gihe ku manywa nijoro. Ubugira ngo ukora muri iki gihe mwana dusigaye turya rimwe nabwo mu minsi nk'ibi. Mamba mugira si yo mwana. We namumugiriye umuniga niyo mwana. Ase ubundi mwana uno mujama nubwo babavuga ngajya ngo mu gasozi ngakabyara ngabana. Njyewe mba mbona ari ikiremba nuko ubundi kajya kahaguruka. Karahaguruka. Shakarahaguruka pe ahubwo karahaguruka. Biheruka kera tukiri ibipeti iyo meri yajyaga kutwoza. Kariho ariko se nkubwe nawe utangiye kunengwa kariho n'ukuri. N'abana rwose no kukubeshyira we rwose ntunabyara. Cyo nzi cyo. Ndabyara ariko. Reka. Katwereke noneho. Se habirika se hejuru y'iki nako mbere. Nago keguka n'ukuri kw'Imana nago yeguka. Nanjye nago nabihakana ko anisa abo bana umva bavuga. Babyara mu mwuka se gende ndibikira Maria. Ubwo nabo bakubeshyira. Urabemera se? Abana ndabemera nyine. Ahubwo nuko nasambu nzaho hafi. Ihangano tubwire abana ufite. Ni batatu. Batatu? Niba wemera ariko. None batatu. Ariko none bagire kakonesha ubu. Nese ndabari ibintu. Ndamubwira akabiseka ndabimubwira akabiseka. Basambira abagore bateye inda. Abagore nateye inda. Kandi numva harimo harimo umugore wo mu Kigarama, hari n'umugore wa hariya hejuru mu Ruyange, sibyo no mu Gasharu, no mu isoko, wandi mu mujyi mu Rwabuye nuhibagira mu Rwabuye nanda namuteye gusa kandi wundi wazanye umwana akamushyira hano nubwo hashije igihe agagaruka akamutora. Ese uranaramwemeraga uriya we sinabihakanye yuko gahunda zitaba. Bisha uwo mwana barasa fotokopi. Sinabihakanye yuko gahunda zitaba. Ubu butama afite neza n'uwo mwana nibwo. Kandi buri mugore wese agiye abyara impanga. Ayo maso ibyo bigoye amatwi ni nk'aya masungura barasa n'ukuri. Abana nemera ni batatu. Tokenda we nta mugabo ukuri. Ariko se bambwaye ntabihakanye iki cyakwirikana ko gahaguruka. Gaho base no zana umugore umutaha ngaha umutera inda none ko se tubibona. Siko tuvuga tenda urabyaye none bigaragara. Babyara n'abana. Haga ngenda tubabone mama ukwiye gutinda umugore se. Nyamara uzayibona ari uko munashukaje mu gasozi yazaje. Ntuzamenya yuko petit frère wawe yakugiraga inama. Hako si imyaka 45 wamyumbwira. Oshe no kurenza kubita marashaje ma ndumva ko ari inkuru wanyagokuru. Iyo myaka 45 umbwira ni miliyoni 45 ufite. Ni igiki wumva afite ku buryo wambwira ngo ushaka umugore. Kandi rero ikiwe ntago yumva. Ntumva. Ariko mani namatukugira ni apo sundi kumwanya muganira nje ko nakiri mwanganiriye. Uzone uzi cyana ndiho jewe. Wowe Jamaje mwese nawe nyibwira mbose manye jewe mirutse gura ni baby. Kwa turi kumwe ariko myako. Amfasha. Yari kucanga usanga nago nari noroshye. Noneho ijama komande yaraburiza mana atangiye nyine kuko nari nayivaye nyine. Cha kumva waruza mana. Ariko ze umve. Yaje nkuramo yafira kandi yafira ni nubizi ko yari yanje mana. Tekereza. Rero no niga ndayizi niga ra frere wanje. Ibishaka ngo ibibebi ngo bigende ngo bimenya ko ibintu ari ibyiwe nyine kandi byaba munaniye. Ninde waterese nkaza ngakwambura ibyawe ubundi waje uvuga ibintu wahagaze. Nese no muhungu urumva atabihana. Ese muhungu ni wowe. Wowe kaya kamubwire wowe uje uvuga ibintu. Wowe uvuga ibintu. Nuka mutunguto kivuga nibyo. Ibintu avuga nibyo se wenda tuvuga we narabigukorera ko nubwo bitabaye neza. Wende je nayo bwabigukorere wowe. Ukora umujama niba narabimukoreye byararangiye nago gomba wowe. Jewe ijya mihora imbwira. Dore wawe jama ukaritse yose akusha gwaragujiji sarami. Akusugurwa ni karaza kita gasaya nyanya sarama si.
Ubu rushira umubitiki. Kaja. Wanje mbwira uri mu bitiki. Ese wowe usubundi uturutse ewe. Kuki nawe undi musore mu wasore kumubisa. Asore wagukubise se. Uri sutuma na sexta narinzanye yo kurya yise nisubi. Umva uyu muja akumuja mubonye mu wangu ukozeho. Uyu mutipe ndamukubise. Ako umuntu w'ishuti yawe ni gute je nagufata ngo ngiye kugukubita ibintu byinshi. Murabibonye mwana murabibonye. Muvugisha ukuri. Muvugisha ukuri. Jamanje se nakijyana. Zari impanuka ziri. Niba binabayiza. Umva mwana ahubwo ndi nkaho. Naba namuteruye namukomita. None se reka nkubwire nawe atamukoze ibiti. Muri mucecetse. Nagura inshuti yanjye. Wabona ngaho inshuti yawe oya reka nkubwire suri inshuti yawe. Oya ndangire bazutsubiza. Inshuti yawe niyo kubita urushinga ngaho wagenda. Wabona agenda ihe. Ubwo ngo se ibyo wasanga ari inzozi. Gusa igenda gukubise. Inzozi se umuntu arota ku manywa warabibonye. Genda utamagaza. Wasanga mu bitangaza Yesu yakoreye kandi nubyihanganire mari nubyihanganire wenda wamuzahita nkura. Yirirwa nkubita nanje ahubwo nawe muhana. Jamanje wakora manje jamane kikora. Ubundi mwazi ibyo nkana. Niyo mwazi ibyaho kuko. Oya ibintu nkoreye. Ano sekta rwose ndaje ije kuyarya. Ahubwo nyine mwana no tuyapangemo ibyakuzanye. Wapangemo. Byo kuvuza uvuga ngo ndagukubise se ubundi wowe. Usibye ko abajama n'ubundi basanzwe banyanga bagira ngo bangambanire. Cyengo kozeho. Nese basura baba. Ndababaye se ubwo ni kubisasa ubonye n'ababa. Kubisasa ni hehe uguye se ha. Ni hehe uguye base ngo mvuge ngo uraguye. Ahubwo we nukuza wakomeje ibintu waje. Nari bije tujiwere. Kibyo tubivemo mwana tupanga ubwo yo seke sasa mwana bimeze bite sekta nyine mbongo we wakuyeho tu nanga ya sekta wakongera kuyanga aje nago nakura ninje muntu wa mbere hano wisonje ninje winika iriya nkoko ntabwo twayibohora nawe uzazurika ibintu by'ibisi reka nkoko tuyihore Juma ko mubize mu mwana tuganire nyine reka nanjye reka ninjire muri no team twigane reka ubundi dupange mwise mwana ubundi reka kubwira yo se sekta we nakubwira ati kuraho no sekta nawe wabona ntabwo turi buyaryo ntabwo muri buyaryo se ko nje ngagusuhuza kuki utangiriye mwiza abangaba bangirirwa ngo biturushinge kubitasa wabonaga je nta buzima afite nyine ubuzima uhora bufite igisinja si njyewe ubuzima urabufite pe n'ibintu mubwiye ubuzima urabufite ahubwo je ntabwo je kareka ibyo bintu muri kuvuga sinzi aho muri kubikora pe mubuki ese mwana ubundi reka nkubaze ubundi we cyane nyine ubundi n'impamvu je ngukunda mperutse kumva inkuru sibyo inkuru se yiki inkuru nyine ngo wari mugenda mu muhanda ngabambuzi baragufishe baragukubita gusiga ugiye gupfa bakampura n'ibikweti wari wampaye urumva kabambuzi baramukomereye iyigo mwana ubwo waje ugira ngo iyo mana itaye handi yirirwa handi gataye Rwanda yakuritse ugira ngo ntiyakize neza rwose Sisha urimo kuvuga bya bisaba kwa uri yandi Imana ishimwe ko nongeye kukubona ni bya bisaba muri kuvuga kwa uri yandi ntabwo nzamwahora ariko byaragukubise uzi ibintu nabikore kimwe naragifashe nyishyira mu ijigo ndahekenye ikindi nyishyira muri ndi ndahekenye ubundi navuniye ku mutwe icyamba uzi kiri cyambabaje none uwakana namushyitse ku gigo ndahumiriza nongeye gukanora namubona numva kuri radio barimo kuvuga ngo mu Buhinde ngo ngahabonetse umuntu ngamanutse ikivejuru kikubita mu mazi nushaka ubu rero no mucama nawe numvise kora muri ya gikundi cy'abarara ngo bita emo ahantu hose uzazungendera kure ugikoramo semani koko wapisha mwana mucama ni mutipa ari kuvuga bishobora kuba ari ubwo se nabona arakubise bya bisambo ngabemerwa ko ubaba wapisha ijamari ni ibintu biba bigaragara ratangiyeho hari ubwo ndi wibikize n'ibyo dusane tubiri niba n'ibisore bitatu sha iwandi byageze n'icerisha nari kwihereza mama byari byuzuye iki niyo mpamvu nagiye bakambwira yuko ibiryo byabuze yego tukaburara cyane bakambwira yuko ibiryo byakeneyeho nyine byabuze inonzara tufite reka tibutu cyumva byabuze wambe mwamba muri ubundi reka baretse kumumerera nabi ubundi ratsinda warigiyemo gusa shobora byeguse nk'ibisigaye cyari byese nk'ibisigaye ese kuba narabwiriwe urumva ari ibintu kandi shaho abijyoshye nk'ibisigaye dore ukuntu bakano bukihore twipangirira cyangwa se nyine gusa nyine uzanyinde mwana ibyo nakureba ari mujama wumvise ko kubitangira ngo urabyumvise ibiryo byacu warisho ibijura byina birakubita ayo senyisa se mwana ejo tureka tumwere ayo senyisa uragira ngo saa senyisa tuyakoreshe iki garafure nawe rwose nyumvira we bya biryo wibutse ukuntu agahinda cece kambe se ibiryo se biratano senyisa nyine tujye kuyarya nabire wa tujye kuyarya kumbona ambaze nitaho no muntu halo
gusa ibiryo byacu wari ariko ahantu hose igihugu ugenda wowe uri kwirembo oya nawe ntabwo ari ibintu ahantu hose ubundi wari umenya ahantu ngiye ahantu hose ngiye ubu ngenda ahantu hose ngeze numva ngo nguwe inyuma yawe ibyo ntabwo ari ibintu haro ntabwo kanze duhure n'uwo mujama ndaje we ndaje ntari ikintu njye nongera kuvuga nawe kereza ubwo buceri ariko si ubwo iyo mbwira ngo nk'ubuceri we twarijyanyeho ubuceri ntabwo uzi nakugurije tugiye kujyana muri resitora ntabwo uzi bereza ubuceri bwanjye seti sangaha nta kunjye nagakombye kujya mpora nkugendaho ndimo ndagushakaho ubuceri bwanjye twegere n'ubwanjye mene nyine ndabyibuka ariko nyine sindayabona ntabwo urayabona gusa nyine nimba afite 3 n'itanu sawa yazanye umata 3 n'itanu yatwara n'izo kwetu basi se 4 n'itanu ana n'itanu umane n'itanu gutwara kano gapira kino gikoboyi ndagusigira mu gikopo yonyine ubwo busamba sambwe ngo nubu kariso nabwo ndabukura mahungu urasiga ubuntu ucangaha undangaje kumwe intambara y'isi ya kane umwana ushaka gukorera umuntu we jama nyeneye ubuceri bwanjye kandi ucunga kiburi cyawe kandi umasekisa badusinyisha kotera yo kubaho berasanze ntabwo nakifuje kuzongera kukuguriza na gato uzikayo sekisa ariyo nari ngiye kwirinda uno munsi wose toka wewe faranga y'u Rwanda we cyo witora kandi ugakiburi cyawe we mugemba nakugurije comoka kuko nawe ngiye kujyamo ideni n'ibi ugarutse sekisa ko mufite yo kwirinda cyose kubangaritse ibyo ngibyo bajyaho bacu urayazanye se yazanye ahubwo tugende mwana none wumva ikintu cyose ushaka n'umunsi ndakwaje kwemera none se ko utamukubise none sikanga twigende kuko muragiye abandi gareka nigendera ko ntuzongere kwiba nyine wowe ubwo nyine mwebwe mwaje tugendera wenda kugura ibintu byose ushaka wowe mbwire ndabikugurira barumvise ngo ndebera ngo bajyanye igihugu cy'andagaske bayizamujyana baraka ubundi kiriya kikorwa ubundi cyo mu rugo ubundi barabizi ko barumbije ndabibona rwose reba ukuntu bakijyanye nk'ino bajyanye mu isoko mani wowe mbwira ibintu byacu ugenda bikugurira ibyo ushaka byose ibintu byinshi ngambwira se twumva ikamye mubwire no mu rugo iyo bahaye inyama njye ibiro 2 by'inyama sibyo umva ndazikugurira kabisa ujye ubugari ibiro 3 ubwo ngubwo tutakubiseho amapaki 3 y'amandazi cyaki indobo 2 aha noneho natwa biswi nibagiye biswi na za biswi bisaba kujya ku ruganda ukarangura ikari urugata umva ndazikugurira izo ushaka zose ahubwo unambwira ati siko no iwanyu nta kintu mujya se mu rugo nta kintu tujya kubunana inama ubwo nyine niwe ngurira gusa ufite angahe saho njibicira imba ndi nabyo mwana tugende njibicira imba ndi nabyo reka nze mbanze mbikwereke kugira ngo umenye ko nawe reka kwizera ubu yafite reka nze nyakwereke mbanze nyakwereke cyangwa ufite amafaranga nanakubonye aho ariko nta nubwo nanakubeshye utajya ngo njye ntabwo wabwo nanakubonye ufite n'ibiceri ntabwo nanashye kabisa hasi igihe wahigiye ubu nturayabona oya sha tuza ibiceri soko ngo zana ibiceri nyine umuntu ajya kwireka kwiga tangiye se no kunonga ntabwo nyine nakukubwira nako nyine zana amafaranga tujye kurya saza ubyemera genda kugurira kandi shaka zana kirafa cyane we ndumva nanashonje ubu ngubu umva ndakugurira tu nanjye mu masenye nde
aya se niyo mafaranga wambwira oya nangaraye abanza ese undi wajya ukora ibintu bise ukibwa amafaranga arimo sha wese ugira ikibazo zana amafaranga zana hari ikindi zana we gusa amafaranga arimo sha ese kutaya amafaranga turebe ayo mafaranga wiruka jana amafaranga we wambye ati cyo ushaka cyose nare bitigeze ko byagize wabumbura nkarera nyine ngo mbumbure bumbura nyine turebe ayo mafaranga wamwisha ariko sa dore ne muti aya niyo mafaranga je unjanye kurya ese ubwo ibintu byose nakubwiye birava muri iryo jana ni dolari ni euros ni pound bwira se gira vuba jo ni pound akumwana iki giceri ntabwo nta kintu cyari nta kintu nese iryo si ijana ry'abanyarwanda ntabwo ndi kuribona ariko iki giceri bakengano kaje kwegose urabyanze se ko njya kugura cyane